Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho ikiganiro gito tugirana na Olivier Mukwaya, umusesenguzi mu bya politike, akaba akurikiranira hafi politike mu burasirazuba bwa Kongo. Aratubwira byinshi. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing. Bwana Olivier, waramutse neza? Waramutse Theo. Amakuru yanyu mumeze gute? Watubwira ukuntu byifashe nyuma yuko hagiye guverinoma nshya ikinshasa, guverinoma nshyashya iyobowe n'umutegarugori. Kuri ubu ngubu biravugwa ko ngo imirwano ngo yaba ikaze mu burasirazuba bwa Kongo. Bimeze gute? Biri kuvugwa no mu baturage hano ni byuko ni guverinoma sana yuzemo abantu bashyashya, ikabamo abantu b'intagondwa, ikabamo ndetse akaba n'ibice byahejwe nk'ungu mbonye itangazo province ya Manyema isohoye mu kanya abaturage societe civile bagaragaza ko nta mudepite n'uwaho n'umwatambutse nta mu ministry nta no mu vice ministry base muhana ikintu kimwe province ya Manyema nta muri guverinoma ntabwo bayibonamo, ntabwo ihagarariwe. Ariko nyine bituruka no ku mateka bo ko akomoka bita Matata Ponyo. Hoze ari minisitiri w'intebe akaba ari nawe wamamazaga cyane Katumbi, yavanyemo kandidatire yiwe ashyigikira Katumbi. None se Olivier, kusobanukiwe n'amateka yaho muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo na politiki ya Kongo ukawizi, ndavuga Kongo Kinshasa, iyi guverinoma abaturage ba Kongo bari kuyivugaho iki? Guverinoma nshyashya Tshisekedi yashyizeho gashyiraho minisitiri w'intebe w'umugore. Muri mbese make umbwira amateka muri Kongo bibonamo amoko gakondo. Mbese buri gikushe ya society bumva ko igomba kuba ifitemo umuntu. Abatamubonyemo rero ngo ikibazo nk'umaje kubona itangazo ryawo abo mu bwoko bw'abahunde bishimira ko babonyemo state minister. Rero niho ko nanone abandi bavuga ikinyarwanda bo no rukivubona nabo nta mu ministry nta no ikintu nta nicyo bintu bibareho no sikono bere muri occupation ya M23. Bo nta kintu bigeze bavuga. Nukuvuga no Kivu Sud Kivu nta bantu babahagarariye muri guverinoma bafite. Sud Kivu bafite era no kuri ministre Gisaro Alex wa Minitrap. Ubu ni bikorwa remezo byahariye. Bikorwa minifura nyine. No hariye no umunyamurenge muri Sud Kivu. Mu Sud Kivu bafite na president wa Assemblée nationale Kamere. Bafitemo abantu benshi. Sud Kivu nta kibazo bafitemo, impamvu nta batigeze bajyana reclamation banabona ko banakora ko urabona muri Kongo nawe ko abantu kuye ngo babone ministre nk'umuntu uje gukemura ikibazo cy'abaturage bahera ngo uyu ni umwana wacu. None ikindi cyajemo hajemo ministri w'ikimanyi ngo uzuko bari bazanye ngo rwacene ngo Kongore do Pere Domere ko bagomba kwishyiramo ministre, bagomba igihugu cyo mukoberwa n'abavuga ku babyeyi bombi babiri b'abakongomani ibi batashidikanwaho ubwene gihugu. Noneho hajemo ministre w'icyo w'umugore uwo noneho uko mufite se w'umubirigi babyibazaho cyane, abo babisakuzaho cyane. Ikindi cyajemo ni minisitiri w'urubyiruko, ariko nimba ari ukubeshya nimba ari ugushyushya bujuje ku mbuga nkoranyambaga amavideo mbese ngo ni umu-influenceuse kuri social media nk'ibya Bashadibu. Bane kwibaza uburyo ngo Kisedi yabashyizeho minisitiri umeze gutyo akarushinzwe urubyiruko. None mbwira kuri minisitiri w'ingabo mushyashya banavuga ko ngo yahise ashyiraho uburyo bwo kugira ngo bagabe ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bintu byo byifashe gute? Kuba yajyaho ndakeka bagiye ejo bundi kuva yajya mu mirimo imirwano ya Isikara. Ubu tuvugana abantu bazi Axe Kanyabayonga, ubu ni Axe Rwindi mbese muri makeya. Imirwano yakamejeje ngo abahazi bo tureka duhere Axe ya Rwindi. Axe ya Rwindi M23 iri kwa avansa igana mu ntuza yafasha bita Mirangi igana Kanyabayonga. Ngo Mirangi ni mu gice uturutse ibumoso
ariko n'iburyo rw'indi harimo projection y'injira Kanyabayonga. Hari nabyo biri kuvuga ngo byanga bikunze FARDC Kanyabayonga niva mu leta bagenda bagaherekeza za Beni. Ubwo nuvuga ngo Nord Kivu bivuyemo yose muri cyo gice cya ruguru. Uko bivuga Beni ni muri territoire ya Ituri. Nako ni muri ntuza province ya Ituri. Hanyuma nanone hano muri axe yo hepfo ya Sake ahantu bita Kimoka. Je biriho ha bombardant ndakeka waranabonye makuru yuko hari urugo rw'abantu 8 ingabo zishe za FARDC. Ariko mu gitondo cyo mu rukera rw'uyu munsi nabwo hari azindukiye imirwano ikomeye n'intwaro ziremere none na SADC ubwayo yagiyemo irimo kurasa barimo kurasa ariko nta hantu mu bambiro ariko nta hantu baratsinsura mu 23 ntaho undi imirwano ikomeye ku ntigiba ibanza kuba gutya irisiransiye ikaza kugeraho nimba ari amahire mu 23 gikoresho kabonera abatsinsi n'ungu niko bimeze nawe rero ko ni axe ya rwindi niko byari byatanye mu minsi bishize turi kuvuga ngo kuba boherezayo General Kabundi byaragoranye ariko kuri ubu ngubu banako M23 maje kumetiriza n'abana bajya bibaza mu byumweru bibiri bishize Bemba bamuyaya bari bamaje kudekarara uduce bafashe ariko nakunze kuvuga n'uduce bafata kuri social media kuri tele nta twabafashe none zo duce twose M23 igeze Kanyabayonga baravuga ngo bayirukanye za Kibirizi ngo bayirukana hariya Zicumbi ariko urebye ugana Kanyabayonga baharenze kure bigaragara ko byari byo kubeshya muri ibi byumweru bishize ahubwo cyo navuga kuri hano kuri ku nkambi ya Mugunga FARDC yestemo imbunda yo mu bwoko bwa BM iri kurasa kure mu 23 hirya abaturage biyutse batabaza bati mu masaha 10 za mu gitondo ko besta imbunda hano iri kurasa ubu soko duteza ibibazo bazijyanye kwande bakajya kurwanira handi bataje kurwanira mu nkambi ubwo nanone ikiza gishobora kuza kuva muri cyumva nibarwana bakarwanira mu nkambi abaturage b'impunzi bashobora kuhagwa ariko ndibaza nabo kukibemera kuba intuza bouclier urumva ariko umuturage mu gihe cy'intambara se kaba ari cini ya urinzi urumva yakora iki ntabwo ari cini ya urinzi ko bemewe no kwideplasa bakaba bava muri inkambi bashobora kuza mu Kanyarucinya bakaba muri iri ariko ni gute ariko imirwano ikomeye buriya imirwano iramutse ikomeye Olivier buriya bahava ariko bapfuye ni bibazo mu gusoza kino kiganiro gito tugiranye ubona mu minsi iri imbere bizaba byifashe gute igisirikare cya leta nacyo cyakizemo ingufu nyuma yuko kibonye minisitiri w'ingabo mushya urabona amaherezo arayahe muri iyi minsi biri kwerekeza hihe Theo rwose aho mbona byerekeza ni ku mirwano ikomeye imirwano ikomeye kandi izamara igihe ntabwo ngo bizarangira uyu mwaka ko mbona igihe bitwara ari igihe bitinda cyane mu gihe nta mishyano izaba hakaba ubona nka minisitiri niwe baba kugira ngo bamenye ko yakoze neza bareba imirwanire yiwe Bemba bamuhaye amafaranga agura intwaro zose zishoboka ariko bamukuyeho bazanye uyundi mushyashya uyu nagiye kuza hayanyaza rwane shaka uburyo barwana ariko ni imirwano izatwara igihe kandi n'undi izasiga habaye impinduka mu miyoborere y'igihugu cya Kongo ko ndakeka kugeza ubu ngubu uko birimo bigenda ubona hari igice cyavuyeho kuri leta ya Kongo aho leta itayobora igice gifite abandi bayobozi bashyashya badahabwa amabwiriza na Kinshasa iki gice kiziyongera kibe kinini urakoze bwana Olivier urakoze cyane Theo na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje mukomeze kugira ibihe byiza ni mukore subscribe like ndetse munasharinge